ya Yesu Kristo arahagije kutwezaho imyanda yose. Izo mbabazi twagiriwe ntacyo utadukoreye mukiza mwiza ubihimbarizwa. Yatanze ubugingo bwe kandi uduhe gupfa ku narinjye. Sabato ya Mifemu tukaba turi kumwe n'umubwiriza Nyirakarire Jacqueline. Twese rero tukaba turi kumwe n'umuyobozi w'indirimbo za 500 ariwe Peter. Muri iyi gahunda nyoboye nabo ngabo turi kumwe nabo, iryo tsinda turi kumwe nabo. Noneho murabihamisha amaboko yanyu mutwakire tubakorere twumva ko mwatwakiriye. Yego turabakiriye mu izina rya Yesu. Abakoreshe kandi twese tubyumve kimwe tuzahurire mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Amen, amen, murakoze cyane. Muri iyi gahunda bataratangira reka twakira abashitsi. Ndizera ndashidikanya ko muri gahunda y'ishuri ryo ku Isabato babakiriye, ariko nanone muri gahunda ya 5 turongeye turabakiriye bashitsi bacu. Mwicare mutuje dusangirire hamwe ibyo kurya by'umwami yaduteguriye. Ni ukuri Uwiteka akomeze kubana natwe, twishimira abashitsi. Mwicare mutuje dusangirire hamwe. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Umuyobozi naturebere indirimbo ya 63. Ni wowe
amaraso yawe Yesu, amaraso atunganye niyamboneza rwose ntacyama gukira n'amaraso y'umukiza, amaraso atunganye niyamboneza rwose ntacyama gukira n'amaraso y'umukiza. Yengusingiza cyane mu maraso yawe Yesu, ukizura karama mu maraso wamviriye, amaraso atunganye niyamboneza rwose ntacyama gukira amaraso y'umukiza, amaraso niyamboneza rwose ntacyama gukira n'amaraso y'umukiza. Nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Gusoma n'ukwanjye, gusobanura no kumubwiriza. Muraca bugufi. Uri Imana ishobora byose, muremye ijuru n'isi, nongeye gushima no guhimbaza, gushimiye yuko wabanye ubugingo bwacu muri iyi minsi 6 isigaye inyuma yacu. Hari benshi bahitanywe n'ibyorezo n'indwara by'indwara n'intambara, byatwaye benshi kandi bagenda tubareba. Twe tukiriho si byiza tubarusha gukora cyangwa se kwizera tubarusha, ahubwo nagaye twongera kwihana. Duciye bugufi imbere yawe, tukweretse amafuti n'ibyaha byatonetseho muri iyi minsi isigaye inyuma yacu, ngo tubabarire gukiranirwa kwacu, twambike gukiranuka kwawe. Ikiruta byose amazina yacu yandike mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwete umubwiriza ugiye guhagarara imbere y'ubwoko bwawe, ndakwinginze ijambo rigiye kumuturuka mu kanwa bamuteguriye, ndakwinginze ngo ribashe kudufasha kandi utegure imitima yacu kwakira iryo jambo no kurikurikiza, kandi nawe umuhe imbaraga yo kukuvugira no kugukorera. Mbyambaje mu izina rya Yesu, amen. Amen. Kugukunda icyo nicyo ngusaba mfukamye, mbigusabye cyane, fasha mwami Yesu ngo ndusheho kugukunda. Amen. Isabato nziza, Umunsi w'umunezero, umunsi w'umunezero. Isabato nziza. Mifemu abamifemu murahari? Ndashaka mwongere musubire muri iyo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka. Mifemu nziza, amaso Yesu, tuzabiba imbuto nziza tudacogora. amen. Tujye tubirepeta tunabyandike kugira ngo tubyibuke. Iyi nsanganyamatsiko y'umwaka sinzi n'imanza yaragoranye. Muze kongera kubidushyirira ku rubuga tubirebe. Iyo manza yaragoranye kuyifata, ariko ni insanganyamatsiko nziza, ariko tujye twongeraho ngo Yesu abidufashemo, kuko kubiba imbuto nziza tudacogora ni urugamba muri iyi si, ariko tuzabifashwamo na Yesu kandi bizagenda neza kuko ari we uturangaje imbere. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Dushimye Imana rero kubw'uyu mwanya, ndetse n'abamaze gukora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye. Mu by'ukuri nshimiye abantu bakoze mu masaha yose dushize inyuma yacu mu byiciro uko byagiye bikurikirana. Imana yabakoresheje kandi buri wese afite icyo yakuyemo. Mvuze ngo tunashojereje n'aha ngaha nta gihombo twaba dufite, ntago naba mbeshe niba duhamanya rwose, kuko twize byinshi, twabwiye ubutumwa mu buryo butandukanye,
kandi Imana ni ukuri yakoze umurimo wayo. Ntekereza dusozereje n'ahangaha nta gihombo twaba dufite, ariko ku bwa gahunda tugiye gukomeza tuze gusoza iki cyiciro, hanyuma tuze gutegereza igitaramo cya nimugoroba. Ntabwo amateraniro agiye gusoza ubu ngubu, ahubwo arakomeza. Ku batanzi rero, amazina nubwo nta gakiza kabonerwa mu mazina yanjye, ni Nyirakarire Jacqueline, nkaba mperereye mu gihugu cya Finland. Ishimirwe ko yaduhaye iri cumbi kandi ikaba ikiturinze, ikaba ikiduhaye ubuzima. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Amen, amen. Amen. Twihuse rero, abaririmbyi baririmbye indirimbo, Umwuka Wera niwe utegura kandi ibintu byose akabiringaniza neza. Navuga ko indirimbo baririmbye mu by'ukuri ni amagambo tugiye kwiga. Natekereje ikintu tuziga yenda kuri uyu munsi. Mu gitabo cy'umubwiriza niho havuga ngo byose byarumviswe, ariko kandi tugomba guhora twibutsa. Kandi na Pawulo, sinibuka niba ari Pawulo wabivuze ngo simpema kubibutsa ibyo nubwo mwarimu natekereje icyo tugomba kwibutsa kuri uyu munsi. Nsanga tugomba kongera kwibutsa yuko Yesu Kristo ari we ufite ububasha, cyangwa se ari we ugomba kutubabarira ibyaha. Baririmbyi rero neza ikiga baracyigishije, kandi Imana ni ukuri baha umugisha, ibakomereze impano, ikomeze kubaha uburame no gukomerera mu murimo w'Imana. Reka twihute rero, nabibwiye, reka mbabwire umutwe w'amagambo. Umutwe w'amagambo uboneka mu gitabo cya Zaburi, turaza kuhasoma. Baravuga ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose. Uwo ni Kristo wamaze kuturirimbira mu ndirimbo ko ubu ngubu ntabwo tukiruka ku numa, ntabwo tugitamba intama, twagiriwe ubuntu butangaje. Hari igihe ntekereza ku bakera, kumva kuzabura ijuru kwacu, tuzaba twarabaye abanenganenzi n'abatagira icyo bitaho n'abanebwe, kuko dufite amahirwe akomeye cyane kurusha abambere. Kugira ngo habeho kubabarirwa ibyaha, habaga hatakajwe imbaraga z'umubiri nyinshi zo gushaka igitambo. Ndavuga ku bakene batari bafite yenda umutungo wo kuba bagura izo ntama, cyangwa se batazoroye, hakabaho gushaka inuma ku bakene. Mu by'ukuri twagiriwe ubuntu. Reka Imana iturinde ubunebwe, kuko uyu mwana avuze atanze ubutumwa bukomeye cyane. Usanga duhugira muri byinshi mu iterambere ry'isi iri kwirukanka, nyamara ngo isi irashirana no kwifuza kwayo. Mu by'ukuri reka twe guhugirana uduse n'abatabyitayeho, kuko tuzi yuko uko umunsi ushira undi ukaza, umwaka ugashira undi ugataha, niko twegera iherezo ry'ibihe. Reka rero twite ku iherezo ryacu, kandi tuzirikane ubuntu twagiriwe n'igitambo Imana yaduhaye. Nta biguzi byacu, kuko babituririmbiye mu ndirimbo ya 63. Aravuga ngo ni iki cyankiza ibyaha? Ni amaraso yawe Yesu. Reka tujye tubivuga, ariko tunabitekerezeho, kandi twe kubitekerezaho gusa, ahubwo dusaba Imana kugira ngo itubashishe kwakira icyo gitambo no kwezwa n'ayo maraso. Kuko twabyumva gusa tukagira ubumenyi bwo kuba tuzi byinshi mu mutwe, nyavuga ngo ni ishuri rya Bibiliya, tugira umugisha wo kwiga byinshi. Kubabona uwo mugisha wo guterana buri munsi, hari abo bidakundira kubera ubuzima bw'isi, ariko twiga byinshi, tuzi byinshi. N'abatazi gusoma ashobora guhagarara hari akaba yabwiriza nta gitabo ari gusoma, bitewe n'uko twiga byinshi. Ariko reka twe kugira ubumenyi gusa bwo kumenya byinshi, bwo gusoma ibitabo byinshi, ahubwo reka twe kwirata ibyo, ahubwo twirate yuko twamenye Imana kandi twakiriye agakiza kayo mu bugingo bwayo, kandi twemere ituyobore. Isomo tugiye guhera riboneka muri Luka. Aya magambo yagarutse kenshi mu bitekerezo byanjye, ariko numva twayize kenshi, abigisha bayigishe kenshi, bayagarutseho kenshi, ariko numva mpatirwa kuyavugaho bitewe n'uko naje kubona ko Yesu ari we ugomba kutubabarira ibyaha, cyangwa ari we wahawe ubwo butware. Hatakiriho gutamba intama nk'uko babituririmbiye, hatakiriho gupfa kw'amatungo ngo umuntu abone kubabarirwa. Numva mpatiriwe kuyavugaho. Ntituzahwema rero kuvuga igitambo cya Kristo,
n'iriya ndirimbo baturirimbiye ya 63 muzajya mwumbabarira yenda igihe muzabona igarutse kenshi iriya ndirimbo ndayikunda. Reka tujye dutekereza ku gitambo cya Kristo icyo yadukoreye, kuko yapfuye mu cyimbo cyacu. Urupfu twagombaga gupfa rw'iteka yararupfuye, ariko we ntabwo yapfuye by'iteka kuko yarapfuye, ariko amara iminsi 3 mu gituro, ku munsi wa gatatu arazuka, kandi azuka anesheje urupfu. Natwe kubwo kwizera duhabwa ubugingo, kandi si ubugingo gusa ahubwo ni ubugingo buhoraho. Twashima Imana rero kubw'icyo gikorwa yadukoreye, kubw'iyo mpano nziza yaduhaye. Yego, aya magambo nk'uko nababwiye ni amagambo dukunda kwiga cyane, cyangwa abigisha bakunda kuvuga cyane. Bavuga ku muntu wari ufite ubumuga cyangwa se wari uremaye, utarashoboraga kuva naho yari aryamye, kuko batubwira ko yaje ahetswe mu ngobyi azanywe n'inshuti ze, bamuzanira Yesu, ndetse kugira ngo binjire mu muryango ntabwo byakunze bitewe n'uko hari abantu benshi. Aya magambo arazwi kuko twiga kenshi ahangaha, ariko reka bijya kujya biba yenda ngo twarabimenye turabizi, ahubwo Imana idufashe kugira ngo yongere atubere masha, twongere kumenya urukundo rw'Imana bundi busha. Uyu muntu ntabwo yashoboraga ngo kwivana naho aryamye, yashoboraga no kwigeza aho Yesu ari, ahubwo inshuti ze nizo zamufashije kugira ngo agere imbere ya Yesu. Abo bantu bamufashije kugera imbere ya Yesu rero zari inshuti ze, kandi ngo kwinjira mu muryango byarabagoye, kuko hano usomye umutwe w'amagambo kuri iki gice cya 5 kuri umurongo wa 17 haravuga ngo Yesu akiza ikirema. Ariko batubwira ko bamuzanye mu ngobyi adashobora kwigenza. Hanyuma kuri uyu murongo wa 20 w'icyo gice cya 5 muri Luka tuze kujanirana, hari igihe umuntu ategwa undi akamufasha, kandi uyu munsi ni ku isabato. Nizere ko nta yindi mirimo yenda turimo, nta bindi biduhugije, kuko Imana yakoze mu minsi 6 wa 7 iraruhuka. Natwe rero isabato ni ikiruhuko cyacu kuba yemera, yenda tujye tuyemera igice, ahubwo ku isabato ni umunsi w'umunezero nk'uko tuba twabivuze, nabyo bye kujya biba akamenyero, umunsi wo kuruhuka tukibagirwa ibintu byose n'imihati tumazemo igihe. Umunsi w'isabato ngiye ugera nawe ukumbuye mwifuza cyane, kuko ni umunsi nezererwa kumva nduhutse mu bitekerezo no mu mubiri. Ndatekereza namwe ari uko nguko. Rero nari kubabwira ko nta bindi biduhugije, ahubwo dufate Bibiliya zacu tujanirane. Ku murongo wa 20 haravuga ngo yego namwe murakoze. Kuri umurongo wa 20 igice cya 5 ku murongo wa 20 muri Luka haravuga ngo abonye kwizera kwabo, aravuga ati wa mugabo we, ibyaha byawe urabibabariwe. Uyu muntu yari arwaye cyangwa se yari aremaye, ariko Yesu akimubona ngo abonye kwizera kwa bariya bamuzanye, kuko babuze aho bamucisha mu muryango, ariko bakagira n'intego yo kumucisha mu rusengero rw'inzu cyangwa se mu gisenge cy'inzu kugira ngo agere kuri Yesu cyangwa agere imbere ya Yesu. Ngo Yesu wabonye kwizera kwabo aramubwira ngo wa mugabo we, ibyaha byawe ugenza ute? Urabibabariwe. Ijambo ryiza cyane. Iri jambo nkimara kurisoma, hari amagambo aboneka hano yenda mu gitabo cya Rengera Ubuzima. Reka ndisome cyo kurivugisha yenda umunwa, ntabwo ndi buhasome hose. Ku bafite igitabo cya Rengera Ubuzima umugabane ni uwa mbere, ku paje ya 32 harimo ijambo hano haravuga ngo, reka manisome nayo haruguru yenda enze kugera kuri iri jambo. Haravuga ngo ikirema cyari gikeneye umutima muzima. Rengera Ubuzima kangahe ya kangahe paje? Rengera Ubuzima igitabo cya mbere ku paje ya 32 n'isubi ya 3 uturutse hejuru, ariko uturutse no hasi nabwo ni ya 3. Haravuga ngo ikirema cyari gikeneye umutima muzima
mbere y'uko cyishimira ubuzima bw'umubiri. Urukumva iki kirema ikibazo cyari gifite, nubwo yari aremaye ariko ngo yumvaga yifuza umutima muzima, ngo mbere y'uko yishimira ubuzima bw'umubiri. Mu by'ukuri natwe tuba dufite yenda indwara tugendana, ariko iyo umubiri wababaye turasenga cyane, tugatabaza abizera bagenzi bacu, tukabwira inshuti badusengere kuko twarwaye. Ariko iyi ndwara y'icyaha kandi ari imunga itera urupfu rw'iteka, iyo tuyifite ntabwo ari benshi batanga icyo cyifuzo ngo munsengere kubera yenda ikintu runaka cyananiye nshaka gucikaho yenda ntibinkundire, cyangwa se nagerageje ariko ntibikunde. Ariko irindi banga, nitugerageza mu mbaraga zacu tuzatsindwa, ntabwo tuzabishobora. Ni hahandi tuzabireka ejo tukisanga twabisubiyemo, ni hahandi tuzagira ibyifuzo ariko ugasanga ntabwo tuva aho turi. Ariko nitugira uyu muhati cyangwa se nitugira uku kwizera, mu by'ukuri Imana izadukiza kandi izabidukuramo, izaduha imbaraga zo kubitsinda. Rero ngo iki kirema cyumvaga gikeneye umutima muzima. Ijambo uwanduye mu mutima iyo rivugwa kenshi ntabwo tuba turiha agaciro, ariko Yesu areba mu mutima. Hari igihe tubona ko uriya muntu ni umwizera, yenda mwampaye gahunda yo kubigisha, uriya muntu ni umwizera w'itorero ryacu, adukorera n'umurimo turamuzi, ariko mu by'ukuri Yesu areba ibitagaragara. Rero iki kirema cyo ngo cyari gikeneye umutima muzima kuruta ko cyishimira cyangwa se yuko kigira ubuzima bw'umubiri cyangwa se kigira amagara mazima. Ngo mbere yo gukiza umubiri indwara, Kristo yagombaga kuhagira umutima ngo awumaremo ibyaha. Twavuga ngo ni amen. Kristo mbere yo gukiza umubiri ngo awugire muzima cyangwa se amuhe amagara mazima, ngo yagombaga kuhagira umutima, hanyuma ngo awumaremo ibyaha. Noneho ijambo nifuje ko natwe twitaho kandi ritureba cyane natwe, riravuga ngo muri ibi bihe abantu ibihumbi bashengurwa n'indwara z'umubiri, bakeneye ubu butumwa ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Ngo muri ibi bihe abantu ibihumbi, ubu hari indwara nyinshi z'ibyorezo, hari ababa bariho abaganga barababwiye ko batazakira, ari ugutegereza umunsi barabasezereye batakibaha n'imiti, indwara batazibona. Rero ngo muri iki gihe naho hari izo indwara, abantu dukeneye kumva aya magambo cyangwa se dukeneye kubabwira aya magambo ngo ibyaha byawe ugenje ute. Ntabwo turi kujana, mwarambiwe kandi ariho ngitangira. Yego nimurambiwe. turabibabariwe. Yego muri iki gihe nyine abantu barembejwe n'indwara nabo bakeneye kumva iri jambo, bakeneye kumva iri humure, bakeneye kumva iri jambo Yesu yabwiye uyu mugabo, akamubwira yuko ibyaha bye abibabariwe. Nubwo yari afite ubumuga, ariko icyo Yesu yakoze cyangwa se ijambo rya mbere yamubwiye nuko yamubwiye ko ibyaha bye abibabariwe. Dukomeze. Ngo abanditsi n'abafarisayo batangira kwiburanya bati, uyu ninde wigereranije, ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Aba bariburanyije batangira kwibaza iyihe mpamvu Yesu abwiye umuntu ko ababariwe ibyaha. Nyamara baturirimbiye indirimbo y'uko Yesu ari we gitambo, kandi mu by'ukuri ni igitambo kizima, igitambo kidafite inenge, yitanzeho igitambo rimwe gusa kugira ngo abamwizera bazahabwe ubugingo buhoraho.
ahacu kwizera rero ni ahacu kwifuza kugira umutima muzima kuruta kwishimira umubiri muzima. Iyo turi bazima tutarwaye twumva ari amahoro, ariko indwara mbi kandi indwara itera urupfu ni ugukora ibyaha cyangwa se ni ukutakira imbabazi z'Imana, ariko Yesu yarapfuye kugira ngo duhabwe ubwo bugingo. 22 ngo maze Yesu amenya ibyo bibwira mu mitima maze Yesu amenya ibyo biburanya, yego, ngo maze Yesu amenya ibyo biburanya, arababaza ati, muriburanya iki mu mitima yanyu? Hari ikibazo. Icyoroshe ni iki? Igihe ari ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nti byuka ugende? Iki ni ikibazo Yesu yababajije. Biburanya nihe mpamvu avuze ko uriya muntu ababariwe? Arigereranyije kuko Imana yonyine niyo igomba kubabarira umuntu, ariko arababaza ati muriburanya iki? Icyoroshe ni ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa se kuvuga nti byuka ugende. Ariko mumenye yuko iri jambo turyiteho, ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Amena. Yesu yakoze umurimo akiri mu isi, nubwo gukiza indwara atari yo ntego ye yo kwiyamamaza. Yesu afite ubutware bwo kubabarira abantu ibyaha. Mureke natwe twemere cyangwa se twizere, twakire ubwo buntu twagiriwe, kuko dukwiriye kwakira izo mbabazi twagiriwe kugira ngo tubashe kuba umuco w'abatuye isi, kandi twakire icyo gitambo mu mitima yacu. Yesu yahawe ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Ntabwo nzi yenda ibyo ugerageza kureka ntibikunde, ukagerageza uyu munsi ugasanga ejo birongeye, ukagerageza uyu mwaka yenda ugasanga undi birongeye, ariko Yesu yahawe ubutware bwo kubabarira abantu abatuye isi, nanjye ndimo nawe urimo, wo kutubabarira ibyaha byacu. Yego. 25 haravuga ngo muri ako kanya abyuka imbere yabo, yikorera ingobyi yari aryamyeho, ataha ahimbaza Imana, kuko yarakize. Cyambere yarakijijwe mu buryo bw'umubiri, ariko n'uburyo bw'imbabazi, yarahawe imbabazi z'ibyaha bye, cyangwa se yarabonye agakiza muri uwo mwanya. 26 ngo bose barumirwa bahimbaza Imana, baterwa n'ubwoba bati, uyu munsi wa none tubonye ibitangaza. Cyangwa ngo natwe Imana idukorere icyo gitangaza. Nubwo muri Rengera Ubuzima avuga ngo muri kugana Yesu, icyo gitabo ntabwo ngitunze, ariko nagerageje kugisomaho kuri computer. Avuga ngo ntawe ubona umutwaro, ntawe ubona ukuboko guterura uwo mutwaro mu mutima w'umuntu, ariko mu by'ukuri Imana itugenderere, natwe idukorere iki gitangaza. Ngo abantu barabibonye barumirwa, ariko bahimbaza Imana, baterwa n'ubwoba bati, uyu munsi wa none tubonye igitangaza. Natwe Imana ikora ibitangaza muri twe, ikora ibitangaza mu mitima yacu, ikora ibitangaza
mu ngo zacu ukora ibitangaza aho turi aho tugenda kugira ngo tugaragaze urwo rukundo rwa Kristo atari ukururirimba gusa atari ukurwigisha gusa ahubwo rugaragare no mu mitima yacu. Tujye muri zaburi ariko tuzirikana wa mutwe w'amagambo naho tugiye gusoma. Zaburi 103. By'ukuri twagiriwe ubuntu, twabonye amahirwe atangaje, reka twe kuyapfusha ubusa, kandi igihe cyo kiragenda ntabwo kigaruka, ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo duhore twiteguye. Yesu ashobora kuza uyu munsi agasanga tutamwiteguye, kandi nshobora no kuva mu mubiri, reka nivuge nte kuvuga abandi, ariko nkagenda ntiteguye. Imana rero iduhe kwakira aya maraso ya Kristo nk'uko babituririmbiye mu ndirimbo ko ariyo ashobora kutwezaho ibyaha byacu. Tujye muri Zaburi 103, turasoma yego 103. Kaduhera ku murongo wa 2, haravuga ngo mwahageze. Kuri Zoom ntabwo buzi ko abantu bagukurikiye cyangwa kuko ntabwo uri kubareba, baba bakureba ariko ntubareba, ariko mwihangane tujyane. turahari Yego 103 umurongo wa 2 haravuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Imana yatugiriye ni byinshi byiza, ngo umutima wanjye reka uhimbaze Imana, kandi twe kwibagirwa ibyiza yatugiriye. Tubivane kuri uyu munyezaburi ahubwo tubyerekezeho. Umurongo wa 2 haravuga ngo, umurongo wa 3 haravuga ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Kumvise umuntu wari umugaye ko Yesu akimubona yamubwiye yuko ababariwe ibyaha, ariko aza kumukiriza n'umubiri, amuhereza amagara mazima, ashobora gutera intambwe. Uwaje ahetswe mu ngobyi ashobora kugenda. Ukomeje gusoma muri iki gitabo cya Rengera Ubuzima, avuga ngo yateraga intambwe za kigabo, cyangwa se bereka ari umunyambaraga, afite imbaraga, ngo ingobyi ye yarayifashe mu ntoki nk'umuntu ufashe ikintu kitaremereye. Reka ndebe gukomeza kuyavuga, yena ntavuga nabi ko ntari kuyasoma, ariko basobanura ko yagiye atera intambwe za kigabo, afite imbaraga kandi yaraje ahetswe. Noneho hano ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Twavuga ngo amen. amen. Mu by'ukuri Imana yatubwiriye neza, mureke twe kwirengagiza cyangwa twe gupfobya, twe gupfusha ubusa ubuntu twagiriwe. Agakiza ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Imana yatugiriye neza. Yesu Kristo niwe utubabarira ibyaha byacu. Nta handi twabonera imbabazi, nta handi twabonera ugutungana uretse mu gitambo cya Kristo, cyangwa se amaraso yatuviriye. Muri Yesaya, muri Ezekiyeli igice ni cya haravuga ngo, Ezekiyeli igice ni cya 36 umurongo wa 24 haravuga ngo, nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana mbakureho imyanda yanyu yose,
n'ibigirwamana byanyu byose. Uyu mwana yavuze ikintu gikomeye ko abantu benshi tudasoma za Bibiliya zacu, ariko tutakwirirwa tutarebye telefone. Hari abakunda kureba amakuru, hari abakunda kureba imipira, hari abakunda kumva ibibera hirya no hino ku isi, atarara n'umunsi n'umwe atarebye kuri telefone. Ariko twibaze tunisubize, ese Bibiliya urayisoma? Ese Bibiliya yanjye ndayisoma? Ese nimba ntabonye n'umwanya, hari ababyuka kare batangira imirimo yenda saa 10 z'ijoro cyangwa saa 11, ariko Imana yaduhaye amahirwe yatangaje mu gihe yenda n'ikoranabuhanga rigikora, na za Bibiliya zo muri telefone turazifite. Ese nibura ujya wibuka no gusoma umurongo umwe cya gihe ubyutse ugiye gusenga wiragiza Imana mu mashengesho ya mu gitondo, nubwo utabonye umwanya yenda wo guterana muri icyo gitondo? Ese ujya wibuka no gusoma uwo murongo ngo wishire mu biganza by'Imana, umurinzi wa mu gitondo, uwusome nubwo uri wenyine utabashe guterana n'abandi? Ibyo ntiwansubiza, nanjye sinagusubiza, ariko umutima wacu urabizi neza. Yego, umurongo wa 26 aravuga ngo nzabaha umutima musha, mbashiremo umwuka musha, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashiremo umutima woroshe. Imana idufitiye imigambi myiza cyane rwose. yatugiriye inama mu ijambo ryayo Cyane rwose. n'ukuri. Ntacyo yaduhishe, ntacyo yadukinze, itubwira inama uko bukeye n'uko bwije, kandi isezerano ryayo ni ukuri. Nituyegurira ubugingo bwacu izatuyobora, kandi ngo icyo yadusezeraniye ni ubugingo buhoraho, kandi yasezeranije niyo kwizerwa, no kubikora izagenza ute? Izabikora. Umuntu ufite Bibiliya hafi usoma yihuta nadufashe gusoma isomo ryo mu Efeso. Efeso igice ni icya mbere, arasoma umurongo wa 3 ageze ku wa 7. Basomyi ba Bibiliya murahari? Igice cya mbere umurongo wa 3 urageze uwa 7. hari umutwe uvuga ngo imigisha y'Imana ibonerwa muri Kristo Yesu, muri Yesu Kristo. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nkuko yadutoranyirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Amen. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubikeshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe, ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Rakoze cyane. Ezekiel mico bingahe Jacqueline? Ezekiel ni 36 umurongo wa kangahe? Igitabo cya Ezekiel ni 36, urasoma umurongo wa 25 n'uwa 26. Urakoze. Yego, uyu muvandimwe arakoze ku magambo adusomeye. Ni amagambo ari kumvikana, ariko mu by'ukuri Imana yatugiriye neza. Mureke twe kwirengagiza ineza yayo. Kuri uyu murongo wa 7 haravuze ngo niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu
nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Imana yatugiriye neza, mureke twe kwirengagiza ineza yatugiriye cyangwa se twagiriwe. Mureke dusome ubusobanuro bwinshi dushira ko n'amagambo ari kumvikana. Igitabo cy'Abaroma igice ni cya 5, igice ni cya 5 murongo wa 8 n'uwa 9. Abaroma 5 murongo wa 8 n'uwa 9 baravuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Imana yerekanye urukundo rwayo. Imana yaradukunze, yarankunze, iragukunda, itanga umwana wayo Kristo arapfa, ariko adupfira tutari abakiranutsi ahubwo turi abanyabyaha. Ku murongo wa 9 aravuga ngo nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa ngo nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa ngo nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye tituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. Mu by'ukuri Kristo ubwo yadukunze tukiri abanyabyaha, noneho ngo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye. Mureke buri wese mu by'ukuri asabe Imana kugira ngo nawe agabane kuri iyi ntsinzi y'amaraso ya Kristo, kuko ntawe aheza yaba uwakiraniwe hanyuma y'abandi bose. Yesu ntago amwirengagiza, kuko icyamuzanye kwari ugukiza ndetse no gushaka icyazimiye. Mureke tumwisunge kandi twizere urukundo adukunda. Uri hafi yadusomera igitabo cya Yohana wa mbere, igice ni cya mbere, arasoma imirongo 2 uwa 8 n'uwa 9, hanyuma dusome igice kimwe cy'indirimbo dusoze. Igice cya mbere umurongo wa mbere. Yohana wa mbere igice ni cya mbere umurongo wa 8 n'uwa 9. Niba nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha bena turi abanyabyaha, ariko Kristo yaje gushaka umunyabyaha. Niyo mpamvu yatanze ubugingo bwe, kandi ngo abe igitambo kizima. Yaritambye rimwe, ntabwo azongera gupfa. Hanyuma natwe ntituvuge yuko turi abakiranutsi cyangwa se dutunganye, ahubwo mureke twisunge Imana, twemere yuko turi abanyabyaha, tumere nk'uriya muntu wakeneye kugera imbere ya Yesu nubwo atarashoboye, ariko inshuti ze zikamufasha. Natwe Imana idufasha buri munsi, kuko itwoherereza abigisha batandukanye, abaririmbyi batandukanye. Tugiye gusoma iyi ndirimbo igice kimwe, indirimbo baraza kuyituririmbira, ariko nifuje ko dusoma iki gice. Mama Sete, Karame, twari urwa mbere rwa Yohana igice cya kangahe? urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 8 n'uwa 9. Urakoze cyane. Ushobora ko umurongo wa mbere usome, ni igitabo cyiza cyane. Ariko tugiye gusoma iyi ndirimbo, iki gice ni indirimbo 13. Ni indirimbo nziza cyane, navuga ko ari nk'ishengesho. Ngewe niko ndi kuyumva, ubwo nawe ufite uburyo uri buyumve. Ariko haravuga ngo igice ni cya 4 tugiye gusoma, kiravuga ngo Mwami ngutegereje nihanganye. Yesu, telefone iri kuzima. Ngo Yesu ngwino umutima utunganye. Indirimbo ni ishengesho. Umwami ngutegereje nihanganye, ngwino umpe umutima utunganye. Ntiwari wirengagiza abagushaka. Ese Yesu hari uwo yegeze asubiza inyuma, cyangwa hari uwo yegeze aheza mu bamusanze? Oya, ntawe yegeze aheza, ntawe yegeze asubiza inyuma mu baje kumushaka.
n'ikimenyimenyi abo abantu banenaga batashoboraga kwegera cyangwa se bumvaga bari hafi yabo bagahunga. Urugero nk'ababembe, Yesu we ntabwo yatinye kubakoraho, ndetse ngo igihe bamusangaga imibiri yabo yongeraga kuba mizima ikaba mitaraka. Yego, ngo mboneza rwose nere ndushe ingwa. Ingwa ni ikintu cyera cyane. Mu by'ukuri mureke dusabe Imana twese iduhe kwakira igitambo cya Kristo. Turi abanyabyaha, nimwe twavukiye, ntabwo dutunganye, ariko amaraso ya Yesu Kristo arahagije kutwezaho imyanda yose, kandi ngo niwe ubabarira ibyo twakiraniwe byose nta na kimwe gisigaye. Uko twaba turi kose, aho twaba twarakiraniwe, aho twacitse intege, aho twatsinzwe, twongere duce bugufi tumenye yuko tumukeneye, kandi twizere yuko duhawe imbabazi nawe. Imana itubashishe kwizera no kwakira igitambo cya Kristo mu bugingo bwacu, kugira ngo kuri wa munsi twe kuzavuga ngo twariraga imbere yawe, twavugaga ijambo ryawe, twarabizera bo ku itorero tujya i Siyoni, nubwo dufite n'andi matorero dusengeraho, ahubwo tuzabe twarakira igitambo cya Kristo, tuzahabwa ubugingo buhoraho. Mureke tubyifurizanye twese, tuzagire amaherezo meza yo kuzabana n'umwami, ubwami bwo mu ijuru, kandi Yesu azatwambika ya makamba atangirika. Gatubyifurizanye twese, ngo Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen namwe. duca bugufi aho turi dusenge. Turagushimye Muremyi wacu, tugushimiye kugira neza kwawe kwakomeje kubana natwe guhera mu gitondo, tugitangira gahunda mu gitondo twakwiyeretse kugira ngo bane natwe. Gahunda zose wazikoze nk'uko ubishaka, waturinze kirogoya yari yose, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twize amagambo meza uyu munsi, duhereye ku by'umuhamije ba Ruteri, ndetse batweretse gupfa k'umwana wawe. Abamwiringira bagomba kuzazuka bafite umubiri mushya udapfa utabora. Tugeje ku bw'igitambo umwana wawe yemeye kuba igitambo kugira ngo arusheho gupfira umunyaha. Ntacyo utadukoreye, mukiza mwiza, ubihimbarizwe. Usabye cyane rero nkatwe abanyantege nke kugira ngo uturinde gusiga amagambo yawe aho twicaye, ahubwo duhe kuyatana mu mitima yacu, nk'uko Ruteri yakwamamaje mu batakuzi akemera guharamagara ye kugira ngo izina ryawe ryamamare. Natwe uduhe gusiga byinshi by'isi bituma tutagukurikira, nk'uko umwana yabitubwiye, duhugira mu matelefone, mu bindi by'isi bigatuma tutagukurikira ibyanditswe byera. Ndakwinginze kugira ngo imbaraga ya Mwuka Wera irusheho kudusanga, turusheho gukunda ijambo ryawe kugira ngo ribashe no kuduhindura, kandi uduhe gupfa kunarinjye kugira ngo Umwuka Wera yimikwe mu mitima yacu. Ibyatunaniye tuzabishobora kubwo twakiriye Mwuka Wera akatuyobora, maze niduhinduka by'ukuri uzadukira mu bwami bwawe. Twese rero turatashye, ujyane natwe aho turi mu ngo zitandukanye. Ntawe uri kureba undi, ariko uri kutureba uratuzi, uradusobanukiwe. Ingo zacu urazizi, imiryango yacu urayizi, intege nke zacu urazizi. Hose tuguye imbaraga yawe kugira ngo ihiganze, intege nke zacu zibure, zawe arizo zigaragaza. Twambure gukiranirwa kwacu, twambike gukiranuka kwawe, bityo nitwera imbuto nziza zikwiriye abihannye, abatubona, abo tuvugana nabo, abo dukorana nabo, abo dusengana nabo bakabona twarahindutse, bazarushaho guhimbaza izina ryawe. Ngaho rero komeza ubane na buri muntu wese kugeza igihe uzagarukira, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen.